Amen. Reka dutuge ibyongera byizera ibiganza basaba umugisha. Bane ho umugisha kubwo kwitanga ku murimo w'Imana n'ubushake bw'Imana. Amen. Tukame umwuka wera w'Imana mpagaze hano nibwo yambwiye ngo nimujya gushima mupfukame kuko nari naravuze ko nzakuramo inkweto nkicara hasi, ariko nsanze uyu mudamu ntamwicaza hasi kuko Imana yamushyize hejuru yanjye, yemera yuko azambera akabavu nanjye nkamubera. Mbese gushima kwacu ni uku nguku. Imana ibirebe, turi imbere y'ubwoko bwayo, turi mu gihugu cyayo cyitwa Hera. Imana yabwiye Mose ngo natwe turi inkweto, natwe dupfukamye imbere y'ubwoko bwayo, kuko uyu munyenga wose ndimo sinzi uko bifata, ariko giye mu myumvire yanjye, kuko n'umuntu ku giti cyazagira urubanza rw'imbere y'Imana. Mu isi no muswiti wanjye n'Imana yaramumpaye, ariko nitujya kubazwa aho ngaho tuzatandukana ibyo twakoze, imirimo myiza twakoze. Ubu rero reka mvuge igihe uko byumva kuko byarandenze. Uyu ni umugore wanjye nshimira Imana imbere y'ubwoko bwayo. Nari narabihize kera ndashima mu buryo bwo kumva yuko nashimye, ariko Imana iza kunyibutsa irambwira ngo utigeze uhagarara imbere y'ubwoko bwanjye nk'uko wari warabihize turi ku musozi. Ndavuga ni Imana none sinari nzi ko ari munazi, ariko ngiye kubona mbona araje. Ndavuga ni ko Uwiteka we nca none niho ruzingi. Nuko ndashima Imana rero ko dupfukamye hano mu gihugu cyayo. Ibirebe byumve, ni gihe wa musore wasabaga umugore, ariko none ntugarutse mvuga ndi wa mugabo witwa Sam, ngarukanye n'umufasha wanjye nasabye Imana yarabikoze. Ihabwa icyubahiro, ishimiye imbere y'ubwoko bwayo. Ndavuga n'icyo Imana ishimye cyane. Murakoze, ndagushimira mushumba. Imana iguhe umugisha. Abatakuze bazakumenya, abatakuze bazagusobanukirwa, ko njye nabashije kukubona kandi nakubonyemo ubuhanga bw'Imana, ubonamo akamaro. Uriya mudamu yigeze kuvuga ngo wowe yasaga nk'uhiga nk'aho muzarwana, ariko nanjye wowe. Murakoze rero, Imana bamugisha. Reka mumufasha banjye numve ko n'icyo yavuga nawe ntiyakibura. Imana ikumugisha. Amen. Amen. Nashimiye Imana ko yatumye tugeze uyu munsi duhumeka umwuka w'ubuzima. Ikindi nshimira Imana ni abantu badufashije bakatuba hafi. Ikindi nshimira Imana ni uko yanteje intambwe. Ikindi nshimira Imana ni uko ndihumeka umwuka w'ubuzima. Murakoze. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana ishimwe, yakoze imirimo itangaje umwana w'umuntu atari kubasha gukora. Imana nishimwe. Haleluya. Samara ati ngaya nguruka. Siwe wahe. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana nizera. Reka dukome amashyi special. Rimwe kabiri gatatu. Ishimwe ni couple nziza baraberanye. Amen. Amen. Niba beranye se cyane barasa neza. Reka rero yinginge abadiyakoni n'ubundi basane ikindi giseke. Shima Yesu, shima Yesu, shima nawe, shima nawe,
umuryango wanjye ntabwo naguhamirije, imbuto basoromyeho barazibonye basanga ni idibu bituma mbabera inaza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Wowe wakomeretse, wowe wakomeretse bikaba byarakunaniye gutanga imbabazi, bikaba bigucukurira urwobo rw'irimbukiro, ndakwinginze, 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 saba Imana, saba Yesu Kristo yinjire mu bugingo bwawe, yinjire mu mutima wawe. Narangiza Mwuka Wera kubashije ibyo utajya gukora, ubasha gutanga imbabazi. Kandi haraho no gusaba Umwuka Wera w'ubwenge, Umwuka Wera w'ubumenyi, kugira ngo ubashe kumenya icyo Kristo agushakaho muri ubu buzima. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Wowe mutima urira, ngwino kwa Yesu. Amakuba yawe, amaganya yawe, imibabaro yawe byose bimuzanire. Nawe urabizi umuryango waragusize, nawe urabizi umugabo yaragusize, nawe urabizi umugore yaragutaye, nawe urabizi wa mwana we ubayeho nk'imfubyi kandi ufite ababyeyi. Wowe ufite umutima urira, ngwino kwa Yesu. Aka ni akanya ko kongera gutekereza, ese bariya wabwiye ibibazo byawe barabikemuye? Ese bariya wiringiye hari icyo bakumariye? Uyu ni umwanya wo kongera gutekereza importance ya Yesu Kristo ku buzima bwawe. Ongera utekereze neza, ongera utete Imana. Hamagara Yesu Kristo, hamagara Yesu Kristo mu buzima bwawe, hamagara Yesu Kristo. Ongera wiyunge n'Imana, ongera wumve ushatse ubushuti bukomeye hagati yawe n'Imana. Hereza agaciro Yesu Kristo, hereza agaciro, hereza agaciro amaraso yameneye i Golgotha, hereza agaciro urukundo rwe, hereza agaciro misiyo ye ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana. Tekereza tangira usenge mwene data. Ikigeragezo cyawe warakomerekeye mu kigeragezo, urababara cyane. Genda n'igikora inshuti itazima, inshuti itongeraho ijambo. Arakunda fasha abashavuye, izere ijambo rye kandi arakunda fasha abashavuye, kandi usenge izere ijambo rye kandi we Yesu arakunda fasha abashavuye, izere ijambo rye abaremerewe ibiruhanya babwire kw'Imana yabarura, ubahumurize utumukiza amaragahinda, ubahumurize utumukiza amaragahinda. Arakunda fasha abashavuye, ijambo rye riwirinda. zamura ijwi ryawe. Reka mwene data dufashe muri uyu mwanya dusenge. Nawe ariko uzamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe kubw'igikomere cyawe, zamura ijwi ryawe, saba Imana imbabazi aho wananiwe kubabarira. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Agaciro amaraso ya Yesu Kristo yameneye i Golgotha,
zamura ijwi ryawe agaciro misiyo ya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Mana y'icyubahiro kandi Mana ishobora byose, izina ryawe niryamamare. Tugushimiye umugambi wawe mwiza ku buzima bwacu. Hari igihe amajwi yatubwiye ko birangiye, ndetse tukumva ibiterwa tubwira ngo birashize, ariko tukimara kumva ijambo ryawe kuri Imana yomara ibikomere igapfuka inguma. Himbazwa Kristo, uyu muntu uri imbere yawe bamaze kumvira ijambo akaba aryumviye mu mutima, aho yaba aherereye, yaba uri mu iteraniro, yaba uri dukurikiranye hirya no hino, yaba utwumva ari hano hafi, yaba uri kure yacu, akaba yumvishije ijambo. Imbaraga ziri muri iri jambo nizibohora umutima we mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura gukira, ndatura ubuzima buzima, ndatura impanuka, ndatura imbabazi zivuye mu maraso ya Yesu Kristo. Babarira abantu, babarira uyu mugabo, babarira uyu mugore, imbabazi zawe nizize, imbabazi zawe nizihagere. Babarira uyu mukobwa, babarira uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'icyubahiro, Mana igira neza, imbabazi zawe ubwoko bwawe, Mana data, Mana isumba byose, babarira bagirira imbabazi. Yesu uyu mugabo ubore ubwiza bwawe nibugere kuri Kristo. Twakiriye imbabazi, twakiriye imbabazi, tukuramburiye amaboko mwami, tukuramburiye amaboko, tukuramburiye amaboko, tukuramburiye amaboko Yesu. Twakiriye imbabazi zawe, twakiriye imbabazi zawe. Duhaye agaciro igikorwa cyo kumusaraba, duhaye agaciro igikorwa cy'Igorogota, duhaye agaciro waducuriye Yesu. Hari ijambo wavuze, nitubonyeho amaraso ntabwo ducira urubanza rubi. Iyo hagaragaye amaraso ya Yesu ku buzima bwacu ntiducira urubanza rubi, ahubwo twita abakiranutsi. Ayo maraso ya Yesu natubonekeho, naboneye kuri abantu wari ufite igikomere, wari ukomeretse agakomeretsa n'abandi, ariko iyi akaba aciye bugufi avuze ngo Mana mbabarira, hindura ubuzima bwe, hindura ubuzima bw'uyu mugore, hindura ubuzima bw'uyu mugabo, hindura ubuzima, hindura ubuzima. Twakiriye impinduka, tumukomera amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana amashyi menshi cyane. Mana ishimwe cyane. Ubivuga numvaga ari inzozi, ubivuga nagize ngo ndimo ndarota, ubikoze njyewe nagushima. Reka ngushime Mana uri nyamaboko, umva aho Imana ikura umuntu, aho Imana ikura umuntu, bamuvuga ukuntu, bamureba ukuntu atagira ijambo. Umva aho Imana ikura umuntu, barakuvumira imivumo y'abandi kuvaka, bacukura imva Imana ikazisibureba. Kubera ikirere, kubera Imana yanjye, kubera ikirere, kubera Imana yanjye. Barakuvumira imivumo y'abandi kuvaka, bacukura imva Imana ikazisibureba. Kubera ikirere, kubera Imana yanjye, kubera ikirere, kubera Imana yanjye. Biri mu ruhande rwacu mwitegereze, ubwiri mu ruhande rwacu umubisha nawe. Kubera ikirere, kubera Imana, kubera ikintu kiriho, kubera Imana. Biri mu ruhande rwacu mwitegereze, ubwiri mu ruhande rwacu umubisha nawe. Kubera ikirere, kubera Imana, kubera ikintu kiriho, kubera Imana. Uretse abashinzi baramusonga barwaye kamaki, akoze nka mu rugambo mwami bagasangira na Dawidi. No kubera iki yakuweyo, kubera Imana, kubera ikirere, kubera Imana yanjye.
umutima we shima Imana mutima wanjye we shima Imana mutima we shima Imana mutima wanjye we shima Imana mutima we shima Imana mutima wanjye we shima Imana mutima we shima Imana mutima wanjye we shima Imana mutima we reka sabe sete ajye kutuzanira switi namutuzanire hanyuma kugira ngo ke mva tubarangi uyu iki ni cyo cyumweru navuga cyane cyo kubaho uri umusiribateri Samu sinzi ukuntu yabyise nawe ugiye kutuzanira switi wawe kanese nabonye neza yawe manasere kanese kabiri nabonye neza yawe manasere kanese kabiri nabonye neza yawe Amen. Tangazo rya kabiri aha ni kw'itorero Elayono tugira amateraniro abiri ku cyumweru dutangira iteraniro rya mbere saa 2 rigasoza isaa 3 saa 4 n'igice dutangira irya kabiri rigasoza saa 7 Imana rero ibaha umugisha hanyuma kwa kabiri dufite amateraniro twirirwamo kuwa gatanu ndibaza yuko mpuzamakorari uko amakorari akurikirana sinzi yuko mwabyanditse amakorari ababizi kwa gatanu n'umugoroba wo gutabaza n'umugoroba mwiza cyane hari ibihe byiza ndakuraritse nawe uzaze dufatanye gusenga Imana utabaza Imana kubw'igikomere cyawe cyakuzengereje Imana ikomorere ibikomere ikomere inguma kandi turi mu mwaka mwiza w'imbabazi Imana rero ibaha umugisha reka mbasabe muhaguruke dusengere gutandukana Data wa twese mwiza izina rya Yesu Kristo turagushimiye watangiranye natwe muri iri teraniro nka Alpha uvuganiye natwe mu ijambo ryawe mu bihimbano by'umwuka nka Emmanuel sozanije natwe nka Omega haleluya cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana nyiringabo abahungu n'abakobwa bawe baje kugushengerera muri iri teraniro mbasabiye umugisha buri wese Data wa twese Imana umugisha w'iburyo n'iburyo n'ibumoso imbere n'inyuma mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zibagote ubagotesha ukuboko kwawe kwera kandi Uwiteka Imana ukuboko kwawe kugende kuremerera ibibaremerera mu izina rya Yesu Kristo Mwami Yesu nyemerera ubabanzirize ubajye imbere mu izina rya Yesu Kristo ubarinde dayimoni muhozi na kiroso mu izina rya Yesu Kristo nyaguhora ku ngoma Imana mwuka wera nubaherekeze uvomerera ijambo ryawe ribe bigari muri bo mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana nyiringabo umucyo wawe ukomeze ubavire nyaguhora ku ngoma Imana nyemerera rero abatereye uyu musozi ugendane nabo abawumanuka ugendane nabo abawutamika impande zawo zombi ugendane nabo Mwami wa Yesu Kristo hira imirimo y'amaboko yabo
icyo bazatangira gukora cyose ejo kuwa mbere Mana kizababere cyiza kandi nyakubahwa ku ngoma Imana ukingure inzugi abo zari zarafunze uzikingure Mana ubahindure umugisha mu miryango yabo mu midugudu mu izina rya Yesu Kristo ubu bwoko bwose nibuhinduke umugisha ku gihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa ku ngoma Imana uburinzi bwawe ubudahangarwa ineza yawe urukundo rwawe Mana nibibomeho none n'iteka ryose amen. Gira protokoli ari inyuma kabiri